twishimiye kukubona muri uru rugo kandi cyatumye tunagutumira no kugira ngo tuganire ibyerekeye abana bacu. bavuga ko bose bagukunda ariko uratumara impaka n'impungenge. mbere na mbere mbaje gusaba imbabazi y'ibyabereye hano byose. ariko se ubundi Keza wanyemerera nkagira icyo nkubariza? ubundi utinyuka ukajya gukunda abahungu babiri bavindimwe, wari ubizi cyangwa wagira ngo ukunde umbabariza abana? oya mama, ntabwo ari byo nari ngambiriye kuko sinzi ko banavukana bose, kandi ndibaza yuko hari igihe uzi ko bibaho ko umuntu agakunda abantu babiri gusa muri abo ngabo hari umuntu abakunda kurusha abandi. ngize n'amahirwe nanabyivugira, noneho tubwira uwo ukunda n'udakunda. natubwire nabivuge rwose. ceceka we, ntabwo naguhaye ijambo. mu kuri Uzire tumaranye imyaka 3 dukundana. buri gihe namusabaga kujya kunyereka iwabo akampakanira kandi ngo ntabwo byakunda, ngo kuko nawe ntabwo ashobora kujya kwerekana umukobwa na mukuru bataramwerekana. ibyo turabizi cyane kuko ari natwe twamubuzaga, ariko se ubundi wakundaga bombi ubona uzabakwira mukuru? oya, Rameki yaje mu mezi 4 yajemo, nibwo we yansabye kujya kunyereka umuryango. Uzire nawe nibwo yantunguje kunyambika impeta, gusa kuko numvaga nawe nta mukozi isoni mu bantu ndamwemerera, ariko mu by'ukuri mama nkunda Rameki. wow, kirakoze. merci. Mama murayibonye? Papa ntabwo mwibonye? mu buzozi rwose ngiye kungenda mu rukundo rwanjye n'umukobwa. Ni ngiye wakunda. Hayibabwe amaso yanyu mwese. urakoze mukazana mwiza kutumara impungenge n'amatsiko. nizere ko mu rugo rwanjye nta nduru zizongera kuhavugira. Kirakoze. kazi karibu mu muryango. uziringira ngo wabibonye abanyakavuye mu rukundo rw'abandi. mama ndabyumva, ihangane. ndi umuhombyi pe, ndatsinzwe. uzabona turagushimira igihe twamaranye, warakoze. Rameki, amahirwe masa kandi namwe mumbabarire igihe maze mbateza akaduruvayo, munyihangane. ihangane mwana we, ihangane. abakobwa ntabwo babuze uzabona imbere. nze wayaguha menya kubaka sititabo yawe. mva yewe bose bayagwaye. bakora ibintu birenze. shamame yanjye akunde bro, gira amaze bakubwiye uzaguma muri kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kugeza ryari, nturya ntusohoka, umva atari kwica wowe ra shabyorere mwana. moya agenda nawe bari ubone hano najye ku bintu byambaye muri isi yose sinkayizi. umva mubwire ibintu byakorewe n'indose byamubaho, uri kumva? kandi nukomeza muri ibi ngibi urimo urakomeza gutera mama agahinda. shase ndabyumva bamara babaye, ariko none bano ubona azajya ahantu hatuje, nkavuza induru nkiyemera ku buryo numva ntuje mu mutima, cyangwa ajyana hari urusaku cyatuma ntuza kabisa. umva rero mubwire byo pe, ibintu uvuga nibyo pe, ariko nanone umva niwe wabigizemo uruhare. gute wifata ugaceceka iminsi yose, igihe cyose ugaceceka ku kabaro kawe? iyo ubivuga mbere y'igihe ubu ntabwo wabaye ugeze hano. ariko ukabwira nese muri ndozori datangiramo akushanga bro, nawe urarengereye. usibye ibi byabaye hari ikindi kintu papa kubangamiraho, hari ubwo gufata nabi. basi hangane wumva ukomeye, wumva nta kibazo ufite pe, ngenda gusezeranije mba nzagushakira icyuki bro cyadanje kuri fege sha. subona kusetse ye kunzanira umuzigo wa malayika bitabaho. kunzanira icyuki cyadanje promise promise icyuki icyuki cyadanje.
ariko se sheri uriya mwana ko yahindutse siko atakiza kurira ku meza hamwe n'abandi araturakariye se kuzageza ryari araturakara se twamugize gute mwihorera azatuza namara kwitekerezaho azagaruka muri mudu mureke ariko se kumubwirira ku buryo ushaka kumuganiriza ntamubwira ariko nawe ugerageze utahe kare usanga batarasinzira ngiye kureba wa mugabo dukorana ariko mu kanya ndabangeza ahangaha ntabwo nindamuko ndabona bibereye muri siporo harimo gusa amafiriti uba wampaye ntukanzeze ariko si amasezerano twagiranye ntabwo urimo kuyubahiriza ariko mama bisa nanjye nawe kwiyakira ibyananiye pe mba numva ngiye kugendana icumu mu mutima ariko ubu ntabwo uzi ko umugabo nyamugabo ari ubasha kubana n'ibikomere ntabigaragaze ubu se urabona ibyo niyemeje nzabikora gute mama reka ngerageze mbyivanemo ariko nawe ntukugeze kubabazwa n'ibintu uri kumva kandi n'igihe wabyiteye niba wabyiteye gute se ko atari watumye Keza kwanga reka ibyo byivanemo Lameke kugira ngo yegukane Keza nabikizemo uruhare reka namwigishije gutereta ndagenda ndashyutura ngo ndimurigisha umuvandimwe ngo yabonye icyuki ntazi ko ari nyiramwiza wanjye agiye gutwara urumva naririmbuye n'ubundi ese mama umva byose niba byiteye ariko reka mubwire ibyo byararangiye ahubwo nyumva papa warashaka ko muvugana ntabwo nzi ibyo ashaka ko muganira ariko ziri mwana wanjye ngusabe umbabarire nyumve rwose ntumugere imbere ufite ako gahinda gerageza uwo munezero uwishyiremo uwihingemo ugere imbere wishimye aya musaza agiye kumbwira iki umuhungu we Lameke se namuhaye umugore n'ibyarangiye ibintu binashakira ko ibyanjye ndi kubyimenyera muri ino minsi uragira ngo bigenze bite ariko ubundi wabihoreye ko nakubwiye ko nzaguhorera ariko mama nta n'ikibazo reka imbere k'ibyo mugenda muri atage no muri subira muri modo ukomeze biriho mu buzima bwawe busanzwe urumva yego ubundi ibyo nzakora ndabizi shareka nkora gukora siporo ko mutakinsura byagenze gute ariko si Marene uzi n'ibibazo iminsi tumazemo iminsi gusa urumva byari gukunda uvuze ibibazo ndibuka ahubwo bigeze kuki nagiye iwabo nyine barambaza ngo ninde nkunda ndamubabwira ubwo se wavuze nde nabwira Lameke kuko niwe nkunda ubu se uriya mubyeyi yabyakiriye ate nta kidasanzwe yaranyishimiye cyane arambwira ngo kazi neza mukazana mwiza mu muryango Marene uzi ngo Keza agira isoni ari njyewe bombi nari kubareka uriya mubyeyi n'ukuri aratangaje siko uriya abera yashatse muri ruriya rugo afite uzira n'umwana mutoya akahasanga uriya mwana yamureze nka nyina ntigeze agaragara ko ari mukase ushatse kuvuga ko uriya mwana atari uriya mugore cyane rwose oya ntabwo nabyemera ateye ubwoba Marene urabona ko yakishimira Keza uzi n'ibyo yakoreye umwana we ariko wagiye uvuga amagambo uzi ko wasubiramo